abantu tumenyereye ko mu itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi harimo abitwa abasirikare cyangwa intumwa za Yesu zimenyerewe ku izina rya GA. GA ni iki? Mu magambo arambuye mu gifaransa GA ni Jeunesse Adventiste, mu cyongereza ni AY Adventist Youth, mu kinyarwanda ni urugaga rw'urubyiruko rw'abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Biratangaje cyane ko abantu bibaza byinshi ku kuntu abajiya bitwara. Ibijya gusa n'abasirikare b'ibihugu tubarizwamo kuri iyi si birimo akarasisi bakora. Ese ubundi jiya yaje ite? Muri kumwe na Master Guide Rukara, itorero rya LWCDA Church Michigan ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbahaye ikaze muri iki gice cya mbere cy'amateka ya GA. Abahanga bo mu gihugu cya Ivory Coast bigeze kuvuga ngo uyu ugaburira umwana ataramera amenyo kuko nawe azakugaburira utakigira amenyo. Nubwo uno mugani usa nk'usekeje, buryo umugani ugana kariho. Bakaba barashakaga kugaragaza ko umwana cyangwa umubyiruka akwiriye kwitabwaho kuko azaba afite akamaro gahebuje mu gihe kizaza bitewe n'uko yitaweho akiri muto. Ibijya gusa n'isomo bakunze gukoresha muri Bibiliya yera rivuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Imana nyir'ubwenge butangaje yarize ibyo neza, bituma ibyibutsa ubwoko bwa Isirayeli, bityo baba batangije gahunda y'ishuri ry'abana b'abahanuzi nk'uko biboneka mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 6 umurongo wa 6 ndetse n'uwa 7 ho muri Bibiliya yera. Iryo shuri ryari rifite kwigisha ibintu by'ingirakamaro bitandukanye: amateka y'Imana, amateka, indirimbo zera n'ibisigo ndetse n'ubuhanuzi. Umugambi w'ayo mashuri wari uwo kubamenyesha abo bana ubushake bw'Imana ndetse n'inshingano za muntu mu kugandukira Imana. Muri ibi bihe by'imperuka, urubyiruko rukwiriye kwitabwaho kugira ngo rumenye uko rwakiza ubugingo bwarwo n'ubwa bagenzi babo. Mu ntangiriro turareba mu 1800 tugeze mu 1900. Hashobora kuvugwa byinshi ku ishingwa ry'itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi ndetse n'icyiciro cy'urubyiruko. Umusaza Joseph Batesi witwaga Papa Batesi kubera ibitekerezo byiza yagiraga. Igikwerere James White nawe wafatwaga nk'umusaza akiri mu myaka ye nka za 20, waje gushakana na Ellen Gold Harmony, nawe waje gufatwa nk'icyitegererezo ndetse na n'ubu akaba yaranditse ibitabo byinshi abadivantisite b'umunsi wa karindwi na n'ubu bagisoma bagikoresha. John Langford, Uriah and Ann Smith bari abasore bagize uruhare rukomeye mu ivuka rya CDA, Seventh Day Adventist Church, cyangwa se itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Kubwo kwemera gukoreshwa n'Imana, baba abantu b'abagabo cyane. Umurimo wabo waragutse uva ku misozi, intara, igihugu, umugabane maze ukwira ku isi yose. Ibyo bikaba byaratumye ubuyobozi bwaragiye buva ku bakiri bato bugakomereza ku bakuze, baba inkingi zo kubakiraho muri byinshi aho kuba abagawa. James White wari warasobanukiwe n'uruhare rw'urubyiruko mu ivugabutumwa yatangiye kwandika ikinyamakuru akitwa umuyobozi w'urubyiruko, Youth Instructor. Kikaba cyarasohotse bwa mbere mu 1852. 1890 hakurikiyeho ikindi kinyamakuru ari cyo cyitwa Inshuti Yacu Nto, Our Little Friend. Kikaba cyarandikarwa n'abana bato. Amateka atubwira ko W.N. Glenn ariwe wari umwanditsi wacyo akaba n'umusesenguzi.
1879 niwo mwaka ufatwa nk'aho aribwo urugaga rw'urubyiruko rw'abadivantisite rwatangiye, bitangijwe n'abasore babiri bakiri batoya, Luther Warren wari ufite imyaka 14 icyo gihe ndetse na Harry Fenner wari ufite imyaka 17, kubwo kunyoterwa no gufasha abandi basore bagenzi babo aho bifuzaga ko basobanukirwa biruseho kubyarwa ubwa kabiri, ivugurura aribyo bita mu cyongereza birth and revival. Batangiriye umugambi wabo kwa Luther Warren mu rugo iwabo i Hazleton ya Michigan. Ubushake bw'abo bana bari banyotewe gufasha abakiri bato bigaragara no mu gitabo kivuga amateka y'itorero ry'i Hazleton cyitwa Trustees Record Book of the Hazleton Church, aho abo basore batanze icyifuzo cyo gusengera urubyiruko rwo mu itorero ryabo, barusabira ko rwasobanukirwa inzira y'agakiza. Icyo cyifuzo cyasabiwe mu ntango z'1879. Ikindi ni uko amateka atubwira ko bagiye gutandukana ku munsi wabo wa mbere. Bavugaho umugambi wabo, bapfukamye iruhande rw'inzira maze basengera icyo cyifuzo cyabo. 1891 umusore mutoya bitaga Med Maguire yashyizeho ihuriro ry'urubyiruko rya kabiri, Adventist Youth Organization, ahitwa Antigua, Wisconsin. Mary n'itsinda rye bakaba barigaga ibi bintu bikurikira: bigagamo indirimbo zo guhimbaza, ubuhamya, ibyanditswe byera n'amasengesho atandukanye. Mu 1892 Ellen G. White ari muri Australia yagize iyerekwa ryerekeranye n'icyo abasore bahamagarirwa gukora. 29 z'ukwezi kwa mbere 1893 mu nama y'inteko nkuru rusange ariyo General Conference nibwo iryo yerekwa ryasomwe hagamijwe gutangazwa inshingano abasore bafite. Dore uko iryo yerekwa ryari ryanditse: ryari ryanditse ngo we want the youth to act a part in well-organized plans for helping other youth. Tugenekereje mu Kinyarwanda, dukeneye ko abasore bagira uruhare mu gufasha abasore bagenzi babo. Mbere gato y'inama y'inteko nkuru rusange General Conference yo mu 1893, Elder A.G. Daniels yari yarashinze ihuriro ry'urubyiruko muri Adelaide mu majyepfo ya Australia. Mu 1893 hashinzwe irindi huriro muri Nebraska muri College View. Bakaba barahuguraga bagamije gukuza ubumenyi mu bya mwuka ndetse no kwihugura mu ivugabutumwa, missionary activity. Mu 1893 n'ubundi hashinzwe irindi huriro muri Michigan ahitwa Battle Creek, baryitirira umukobwa Dorcas. Ryo rikaba ryaritaga gufasha abakene kandi bakaba bari baramaramaje gushaka Imana binyuze mu gusenga. 1894 Luther Warren yaje kwimurirwa i Dakota y'Amajyepfo, maze agezeyo ashinga ihuriro aryita Sunshine Band. Iri huriro ryo mu mugambi wabo wari ukujyana urubyiruko mu ivugabutumwa. The purpose of Sunshine Bands was to direct young people in missionary work.
1901 mu nama rusange ya General Conference yemeje ko AY ibaye icyiciro cy'itorero ariko kigakorera mu cyo ishuri ryo ku isabato. Mu 1903 inama ya General Conference yabereye Oakland ya California yagaragaje ko hari amahuriro 186 afite abanyamuryango 3478. Tugarutse mu 1901 kuri tariki ya 27 ukwezi kwa gatandatu nibwo ya mahuriro yatangiye kuba yanyuza ubutumwa muri cya kinyamakuru umuyobozi cyangwa umwigisha w'abasore, byanditswe bwa mbere na Miss Grace Amadon. Uyu yari afite imyaka 29 y'amavuko, akaba yaravuye muri Afurika y'Epfo mu ishuri rya Claremont Union College, aho yari yaroherejwe mu ivugabutumwa. Akaba yarigishagayo Ikigereki, Ikilatini, imibare ndetse na muzika. Nyuma yo kuva muri South Africa akaba yarakomeje yigisha muri Chicago Veterinary College kuko yari impuguke muri bacteriology. Mu gice cya kabiri cyacu tuzareba ukwaguka gutangaje uburyo icyiciro cyagiye cyaguka, iri shuri rikagenda rikomeza kugeza na n'ubu. Mbararikiye gukurikira iki kiganiro ndetse n'aya mateka mubifashijwemo nanjye Master Guide Ndayambaje Rukara. Icyo mbibutsa, kora subscribe, ukore share kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, urebe n'ibigezweho tubagezaho uko tuzajya tubashishwa n'ubushobozi bw'Imana. Murakoze.